sheri nyamara nuko mbikubwira ntubyumve ubuse nk'uburagiye unaye mu buriri nsigaye ngenyine ariko sheri reka nkubaze oya ntago ubizi wowe ntago mbizi ese twararanye yumva ijoro ryose ako sheri reba twararanye se twakoze iki waje unaniwe none ibi bintu byo wihaye byo kuva mu kazi ugaca ku rusengero ukava ku rusengero igicuku waje unaniwe nta kintu twakoze kandi sheri wowe ntago bizi ndi mu gihe cy'uburumbuke iminsi irimo iragenda nakubwiye kuva kera ngo dushaka umwana tubyara undi mwana urananiye none dore ibintu urimo gukora na Melissa yananiye hano amajoro ye yabaye amajoro ye asigaye agera ibaza umwana w'umukobwa usigaye ujya mu tubari atitaye ngo papa wanjye ni pasiteri abambona ibiki n'ibiki wapi azi ko abantu benshi babazi ngo abana b'abapasiteri ngo barananirana ariko uzi yuko byumbwira ngo mba naje natinze ngo naciye ku rusengero kimenya ko mba mfite nyine imirimo myinshi mu gukora ku rusengero none se nyine nk'ubu nibwo nakakubonye basi wakwihanganye ntago wari bukore ugiye ku rusengero urusengero hari wenda kukwirukana anytime ni wajyayo umuntu wenda kunyirukana ariko none kandi bimwe byawe ngo utangiye ngo iby'umwana ngo uri mu bihe ngo by'urumbuke ngiki ibyo bintu ntabwo twabiganiriye dore Melissa asigaye ajya mu tubari nuko nanze kubikubwira ngo utamubagagura yaje bamuteruye ari kumwe n'abandi bana b'abakobwa bambaye bate kiri bambaye bate uzi ngo babe bambaye ngo bihesheje nibura Imana icyubahiro babe bambaye ubusa bamurandase bamuteruye ko sheri nyine ibyo urabimbwira none nasohotse tugashaka undi mwana nyine urabimbwira nibura basi tukagira babiri ariko nimba Melissa naniye urumva mba Melissa ari kwitwara kuriya none tugerekaho ngo no gushaka umwana tuzamushaka humura abonye hari undi mwana yakwitwara neza avuga ati haje undi mwana atansimbura ariko ubu ngubu arigenga niwe wenyine uretse yuko n'ibya Melissa nyine ngiye kubikurikirana numve koko sheri no kuri Melissa arananiranye hano kubikurikirana numve ko ibyo umbwira ko hari igihe umbwira ibintu urumva ukumva ngo ndakubeshya hari igihe umbwira ibintu sheri wavuze ngo ngenda besha bamanze nkubwire wizamuka ngewe hari igihe umbwira ubuntu nka madamu ndabizi ko umukunda urumva ariko hari igihe umbwira ibintu nanjye nkabitekerezo nareba imyifatire ya Melissa nareba n'ibyo umbwira nkabona birahabanye shuwa ushatse kuvuga nyamara ushatse wakwicarana tugasoza bino bintu reka ngende wakwicarana tugasoza ibi bintu ubwiye yuko nta mwanya mfite ibintu byose byo gukora sheri reka nkubwize ukuri nuticara ngo dusoze ibi bintu urebe ukuntu Melissa asigaye arananiranye asigaye ari undi muntu wundi nambaye na nabi kubera kurangarira ari ku protocol ndeba wibereye mu buriri mu protocol sibyo mubwira urabyumva ntago nyumvishe ngo ngenda ajya kuguprotocol yewe murasheri umwana tuzamushaka kandi urabizi yuko asaba nyine genda iminsi urumbu kirangire ubwo zabumbwira ubundi umuntu w'umugabo utinya kubyara wagira ngo ufite abandi bana hanze umwana umwe ntabwo ntinya kubyara sheri genda nyine hoshi genda oya genda kuba ngo usaba ibindi ntubime urasezera si biki bangubwira ubizi ko ngukunda ngaho genda ndeba se ntabyo ndebye ibyo nsabye ndaza kubikurikirana nimugoroba sibyo sure I love you Melissa urambaza iki se kandi wowe komera Melissa ndakubaza iki ese urana bwa mbere umbonye ko Melissa ntabwo ari ubwa mbere ngize amahirwe ndakubonye
ni ukuri kw'Imana pe. Yahe mahirwe Naje gushaka mu rugo iwanyu. Ahantu mwabaga narahageze nkomanze barambwira ngo mwarimutse. Telefone zawe ntazo ngira. Ndaguhiga koko. Uriya mugabo tubana namwatse nimero yawe arayinyima. None rero ngize amahirwe ndakubona. yarakoze arayikwima se nkayo noneho wowe wanshakiraga iki kandi Akomerisa ubwo urarebye kuba nta kintu nagushakira. nawe turashaka kwigira nk'irandyarya mu bana wiyoberanya nkayo ese ngiye ugiye kunyira n'indyarya ngenda bizi niba kurya cyakoze imigambi yanyu yarabapfubanye pe ubu se wowe ikindi wanshakira ni igiki nese urarebye bura nta kintu nagushakira kimbira vuba vuba ndi kugenda wateze amatwi se ukumva karindira nkakikubwira kuko uri kunshyiraho huti huti ntabwo ngikeneye abantu banyishushanyaho bakaza kunyiyoberanyaho bigira abatagatifu ngira ibyo umbwira vuba vuba ngenda ndashaka kugenda nese waje gusanga regisa kuri yarya koko nibyo byakugenzaga se ngende mu nzira nigendera ahubwo mpuye nawe ngize amahirwe nk'Imana impuje nawe ngo mbwira ibyo wanshakiraga rero ngende ndi kwihuta mfite gahunda ngiyemo nta nubwo ubanza no gutuza byibuze ngo wumve icyo nkubwira ndi gutinda kunshyiraho huti huti kandi nta mwanya mfite wo guta kuvugana nanjye no guta umwanya niba udakeneye kumbwira ibyo wanshakiraga wampa akanya nkitambukira nkagenda nyine ngize amahirwe nkubona hano mu nzira ugenda ngize gutya nza mu rugo kureba sanga ntuhari amakuru nari ngufitiye rero ubushize uzi ko nigeze naje mu mukaso akankuruba anyirukankana vavo nese koko Melissa kufidasha ikibazo ngiye gitumye imita nifunga no kukubwira kuki umbwiye ngo nanjye ndashaka kwishushanya ngo nigire indyarya ngo nkura mungu tubana gute ko nawe yaje yarigize umwana mwiza none nawe mbona wigira umwana mwiza bishobora kurangira nawe umbereye nkawe bivuge ngo ngewe urukumbona mu ishusho ya regisi yakugiriye nabi none urukumbona mu ishusho ye umva musore mbwira ibyo umbwira nta mwanya mfite wo kuvuga kuri regisi kandi ntago ari we wakugenzaga mbwira ibyakugenzaga ibya regisi ubireke ngewe n'ubu nahubwiye ko no munzira ndi kwigendera ngize amahirwe ngahura nawe sibyo ahubwo kuba mpuye nawe naguhagarika nakubwira ko ngize amahirwe ngahura nawe ukanyuka inabo umbwira ko ngo nshaka kwiyoberanya ngo nk'iriyandyarya niba udafite icyo ugomba kumbwira wandika nkigendera ko ndi guta umwanya wanjye hano ko koko neza ko mukase yakwanduje burundu koko ubu kuhagarara nyange urumva watinze kugira ngo ugereyo ataza kubaza mukadata yaranyanduje iki nese uri kuvuga ngo huti utatuje nyine ngo mbanze nkubwire icyo nuko uwo mwanya wo gutuza ntawo mfite aho ngiye kandi nshobora kuba ndi gukererwa mufite iminota 3 yo kumbwira Melissa bitewe n'ijambo wambwiye bwa mbere urumva ibyo kukubwira njye mise nifata nta kuntu nakubwira ibintu uri muri modu mbi uzabanza ujye muri modu nziza nzajya nakubwira nari mbizi ko nta kintu kizima cyakuvamo nta kintu kizima wambwira nari mbizi nawe no kuza kwijijisha wiyoberanya nk'abandi bose ubwo se niki wanshakiraga muri make cyakuvanye iwanyu gikakujyana aho twabaga ugasanga ngo twarimutse twahura nkumva uriruhukije nk'umuntu wari ufite umutwaro atuye none no kuvuga birakunaniye ntago binaniye ahubwo impamvu naniwe kuvuga nuko hari ukuntu uhura n'umuntu wari umukumbuye ufite nk'ijambo ushaka kumubwira uburyo akwakiriyemo ugahita wifunga ariko bitewe n'uburyo umeze n'uburyo uri kumbwiramo ntago woroheye nta ushaka kuba ufite ikibazo gikomeye ahubwo ukaba ushaka kuntura umujinya wari uzi kuri bwakirwe gute se nyine uburyo uko njye ntekereje nari bwakirwemo siko nakirwemo ariko reka nkubwire nzagushaka ubutaha ahubwo ngira umenye nimero yawe ariko niba ukeneye niba ushaka kuyiba nayo nguhaye nari mbizi ko nta kintu cyiza cyakuvamo ahubwo mva mu nzira nitambukire udusore tw'utubuga gusa
biteze Bimeze bite mwari? sawa makuru Amakuru ni meza. kumba nutishimye Sha ndumva naniwe hatari. ndumva maje kurambirwa pe maje kurambirwa ukuntu ufatwa ukuntu bimeze ndumva nabuze nyine mba nabuze ikintu nkora nkabona kandi ninjya ku ruhande rwawe ndi bwiteranye na shangazi gusa man urababaje maje kubona yuko n'abavuye ahangaha bakagenda bagiye kubera impamvu Sha kuba hano nyine biba bigoye pe. Wenda hari igihe azagera hagahabwa umuntu bahurije bakabana burundu, ariko kuba hano biragoye. Nanjye nuko ari mu rugo nta kundi nabigenza, nahava nkagenda ntiyongera, ariko ntabwo byakunda ko ngenda ngomba kuguma impande ya papa wanjye. ngaho kugufasha imirimo ntabwo byemewe, ngaho kugufata nawe ugakubitwa ukabwirwa n'abishangiye birambangamira. Namaze kubyakira ko ndi nk'umukozi wa hano muri uru rugo. Ni iwacu ariko bamfata nk'umukozi kandi ngomba kubyakira, none se najya he handi? Maze papa babizi. Sha ntabwo bakemera ko mfata umwanya wo kwisobanura hari ikosa bamfatiyemo cyangwa hari icyo bambeshyeye cyabaye. Bampa umwanya wo kwisobanura. Papa wanjye rero ashobora kuba nabyase. None se ubu ukeka yuko ikintu upfa na shangazi ari iki? Imise niba ari bya bindi ngo kubana na ba mukase ko biba bigoye, niba ari iki sinamenya uko mbyita, kuko ndagerageza nkamwitwaraho neza bishoboka byose. Wabonye ko ikintu cyose ntegetse gukora ngikora, ibyo nkorera nawe ubibona, ariko ntabwo nshobora kumubera umwana mwiza. Shangiye ndumva narambiwe, ndumva ngiye kuva muri runo rugo nkagenda pe, ko ntabwo byoroshye. Kandi buri kimwe cyose wenda yambwira gukora nagikora, kuko naje hano ari we nje nsanga nawe muryango mfite ahangaha. Urumva musuzuguye byaba bigiye kuba ikibazo mu muryango. Ntabwo byoroshye, wagira ngo bisa nkaho ngewe wagira ngo nta wundi muryango ngira. Ko buriya nkugira nagenda nanjye nkava muri uru rugo, ariko ntabwo byakunda kuko sinasiga papa wanjye. Ngomba kuhaguma nyine nkabyihanganira, Imana nayo ibireba ibyo bankorera, hari igihe izageraho ikantabara. Bino byose nkabicamo neza bikarangira amahoro. Ariko icyiza nkunda ni uko ukunda gusenga. Gusenga ndabikunda cyane, nuko udacika intege, uba wumva yuko igihe cyose kizagera ibintu byose bigahinduka. Gusa nyine urugamba rurimo kurwana rurakomeye cyane, biragusaba gusenga ukinginga Imana. Nanjye ntabwo njya ndambirwa, nanjye ntabwo narambirwa gusenga. Mbere ko ngira icyo nkora, sanze twicaye hano turi kuganira noneho sinamukira. Nanjye ntabwo namukira. Kose reka nkoze hariya ngo wikande Twakariri. ese Kariri, kama bikiri n'umwana disi ibintu wishyizemo wihaye urabona bizaguhira? Shaka ko njye muransetsa. Naroreka mubwire sibyo? Abana ubu ngubu ndakeka bari ku mabere y'abanyina. Nibyo. Abana bari konka. Ese wowe wari wabona umwana utwita? Hariya muri Kariri. Of course. Ese Kariri tuvugije kuri ko kuratwite? Okay, reka mbyemere gutwite. Utwite inda ya Regisi? Urabona ni yande? Regisi? Ubuse waje gukwamira hano, tuvugije kuri waje gukwamira hano, utegereje ko uzabona indezo, utegereje ko cyangwa niba abakobwa b'i Kigali nyine tubu. Kuba tubura ibiki? Ahubwo bishobora kuba nta bandi ufite nawe. Uko iminsi yose umaze umwenda wazanye n'umuntu uhindura ntumva mu nzu. Ako ndi kwibaza uri maneko. Ninde? Uwe. Nge ntabwo ndi maneko. None se Regisi yagutumye? Hano maso uyobeye ko mbana nawe. Ese uko numva wigize umuntu w'imbere uri kumbaza ibintu byose, wamenye ibyo ngibyo ndutwite nda ya Regisi n'umugabo wanjye. Tunumvikanye, wongeye kumbaza. Ubushize duhura waje niruka inyuma uje kureba ahantu twimukiye. Ahubwo ushobora kuba ari nk'agakino muri kunkina hagati yawe na Regisi ntazi. Kuko kuva wagera hano nta munsi umwe navuga neza na Regisi. Ubwo mufite imyanya mupfa?
ibyo bintu ndumva bitandeba pe. Okay. Nta kintu mfana nigeze kubona n'ikintu mfana nawe usibye kuba yendera ari nako ntacyo. Nta n'impamvu bwira ibyo byose. Ndatukuwe mwe. Ese niba utokubaje bigende Umva ndukora. Ngaho za. Nise ni kigutokoje hano mu nzu hari nkandi bamwe. Aha mugume gutyo. Mugume gutyo. Urumva? Nana bafotoye. Urumva? Mugume gutyo. Kumura kwese. Hani soni. Umbwira ngo cyo. Onye bakoze iki? Muri basoma simbabonye. Ntabwo mbabonye wewe. Wowe ntabwo mbabonye. Mbonye muri iki? Waju. Umvaga. Sibyo navugaga. Ceceka aho ngaho. Ubwo ufite uruvugiro. Ntarufite sinose zindi umunsi mfite n'umuntu. Wowe. Ntabwo twasomanaga. Mwakoraga iki? Usanze turi gukurikirana ariko ntokora nayo. Ahubwo aha n'iki kigutokoje? Nese ndabizi biba mu nzu yanyu habamo n'ibintu bitokoza abantu ngenda bizi. Akaga murajyana. Buri kumwe na. Umva nkubwire. Asereje ibintongera Umva nkubwire. Icyo ushaka kumbwira ndi kubyumva. Ni usanze ndi kumuganizamo bazima. Ese ubundi aha ngaha mu gitanda mwakoraga iki? Bakoraga iki gitanda ni cyande? Kuba situkirana namo. Igitanda ni cyande. Nase nitukirana namo. Kina ndimo mubaza impamvu sigaye ndyama hasi hari nimba yaraje kuba umugore nta. Lega amatwi fungura amatwi. Ubu nona nta nindi mvugano njyanye nawe nta nandi nta navuze amagambo menshi haguruka umvire mu nzu. We niyo ndaya mwese musokana.